nkora ku kigo cya Rwenanga Primary School. Ikibazo mfite nyine nta mafaranga bamfitiye banze kunyishyura. Amafaranga ntabwo tuyabona neza, batwimye amafaranga yacu banze kuduhemba. Mbanje kubasuhuza mwebwe mwakoze subscribe kuri Hope Vin. Imana y'amahoro ibeze kandi ibaha umugisha. Ahangaha turi mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Matimba, mu kagari ka Matimba, mu mudugudu wa Karindwi, ahari ikigo cyitwa Ecole Primaire Rwenanga. Ahangaha rero muri iki kigo hari abakozi bakora amasuku, abandi bakora ijoro, ubwo nabazamu n'abakora amasuku bambuwe, by'umwihariko bambuwe amafaranga menshi bishoboka, kuko ku kwezi ngo bakorera 30,000, ariko hari abafitemo amezi 8, abafitemo amezi 5, abafitemo amezi 2 batarishyurwa. Bikaba bivugwa ko bashobora kuba babona amafaranga yo kwishyura abakozi ya capitation akajya mu bindi, bigatuma iterambere ry'aba bakozi ridindira. Twabashije kuvugisha bamwe mu bambuwe, mwumve uko batubwiye n'ibyo basaba ubuyobozi bwisumbuye ku murenge. Nkora ku kigo cya Rwenanga Primary School. Ikibazo mfite nyine nta mafaranga bamfitiye banze kunyishyura. Bandimo amezi 9, urumva guhita nkora bagiti ngo neranye imibare y'amafaranga bafitiye ntago nahita mbiteranya, none hari akamezi 9 bamfitiye ku kwezi ngo 30. Ingaruka bingiraho nk'ubu iterambere ibyo mbari gutekereza gukora ntabwo mbigeraho. Icyo umuntu afite imishinga myinshi, rero uramutse ubonye amafaranga rero bigufasha kuyitegura ibyo wapanze ukabigeraho. Rero mu gihe unabona amafaranga yanjye naboneye ku gihe, birandindiza cyane mu iterambere ryanjye. Nk'ubu ngubu mfite neza amategeko y'umuhanda, noneho ngiye gukora nyine ku kizamini mbara amafaranga ndabihagarika. Iki ni icya mbere. Nateguye umushinga wo korora ingurube, nabuze ibiceri nyine ngo mbe nawugeraho. Saba nyine ni uko mwankorera ubuvugizi nk'abanyamakuru, kandi amafaranga yanjye nkayabona. Turi benshi, turi abakozi 5, twese duhuje ikibazo. Babimenyesheje ubuyobozi bw'umurenge bushinzwe uburezi. Arahamagara umuyobozi w'ikigo, muhamagaye baravugana, amwemerera ko agiye kutwishyura, ariko ntabwo arayaduhereza. Ubwo ukwezi kurashize mutishyurwa, kandi si we yabwiye directeur ko akora uburyo ki abishyura. Yego. Ngo mwifuza ko bigenda bite? Urumva si we niba abizi, directeur nawe akaba yaremeye ko agiye kubishyura, akaba atarabikoze. Urifuza ko bigenda bite? Icyo twifuza nyine ni uko wenda byajya ku zindi nzego zibishinzwe, wenda tukaba twabona amafaranga yacu pe. Uratangira twibwira? nitwa Mugenzi Ezekiel, nkora ubutabayeri cya Rwenanga. Hano amafaranga ntabwo tuyabona neza, ingaruka bitugeraho nta imishinga tuba twateguye ntabwo tuyigeraho neza. Urugero nkawe niyo mishinga wateguye itamera neza? Nari nateguye kugira ngo ngure nk'itungo nk'inka, ariko kubera kudahembwa amafaranga nk'uko nakabaye nyabona, ntabwo nawugezeho. Iterambere ryanjye riradindira bitewe n'uko mba nateguye uburyo bwo kugira ikintu nakora n'ikigerweho. Ndifuza ko najya mpembwa buri kwezi. Abandi bakozi bo bahembwa neza, cyangwa ni mwebwe gusa mukora amasuku, bakora uburinzi? Abandi bo mubona bahembwa neza? Urabona ingaruka zose tugeraho twe, ari abazamu nabo zibageraho, kubera ko amafaranga aba atazira igihe. Tukaba dusaba kugira ngo igihe ukwezi gupfuye twaye tubona amafaranga nk'uko twayakoreye. Ubuyobozi bw'ikigo mu bubwe bavuga iki kuri icyo batubwira kibazo? ko ari amafaranga ngo abagenewe atari yaza, ngo babahaye igice. Nk'ubu ngubu muri iyi tamu iyi ngiyi ngo babahaye amafaranga y'igice, ntabwo ayandi bari bayabaha. Ndahamangu Viatori, nkaba nkora ku kigo cya Rwenanga Primary School, nkaba nkora akazi k'ubuzamu. Ako kazi k'ubuzamu nubwo nkakora, mbona nta kigenda. Batwimye amafaranga yacu banze kuduhemba, bari bandimo 220.
kurimo 220. yego bingiraho ingaruka cyane kuko byatumye iterambere ryanjye ridindira. Ibyo nashakaga gukora ntabwo byakunze, iterambere ryanjye ryasubiye inyuma nyine. Nari narakoze umushinga wo guhinga, nari narihingiye ikawa, nendaga kuzazikorera neza zikamera neza, byose byatumye bisubira inyuma. Ikawa zanjye nazo zarumye, ubu ngubu ngiye gutera ejo bundi mu kwa 9 bundi bushyashya. Duheruka amafaranga mu kwa 12. umwaka washize. Iterambere ryanjye ryaradindiye, ibyo nashakaga gukora byose aho nakabaye ndi ntabwo ariho ndi ubu ngubu. Kubyo rero ikintu nifuza, njye ndifuza kuba yanjye, wenda byashaka bikarangira ngo nkigira mu byanjye, akazi kabo nkakareka. Ku muyoboro wa telefone twavuganye na Nshimiyimana Jean Pierre, umuyobozi wa primaire ya Rwentanga. Iki kibazo agitera utwatsi, arirenga arahera avuga ko ababishyuza babeshya. Ibyo barabeshya kuko ari ikimenyimenyi. Mu minsi ishize amafaranga yaje twarabishyuyeho, amezi basigaranye ni makeya. Amafaranga nyine tugenerwa yari yaratinze kuza. Yego. Ubwo ahasigaye kwishyurwa haba hari gukorwa iki kugira ngo nayo babe bayabona? Ni ukuvuga ngo hari feza dusigaje batari baduha, kimwe n'iza nayo tuzahita tubishyura. Ni amafaranga tugenerwa na leta. Yego. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Madamu Murekatete Juliette yavuze ko iki kibazo bagiye kugikurikirana. Ni ikibazo cy'abakozi bakora isuku n'umutekano ku kigo cy'amashuri cya Ecole Primaire Rwentanga. Bavuga ko bamaze amezi agera mu 9 badahembwa. Icyo kibazo mwaba mukizi? Oya, twabanza tukababaza uko bimeze kubera ko ntabwo ari uko byagiye kuba bigenze. Nabanza nkabaza niba bo batarabonye amafaranga. Sawa, muratubwira. Yego.